Reka nsuhuze abantu badukurikiye kandi nihanganishe umuryango wa Emile wagize ibyago byo kubura umufasha ndetse abana bakabura umubyeyi. Nihanganishe korali Ubugingo Bushya tubarizwamo, Mama Jane yababarizwagamo nk'umubyeyi wayo, nk'umuntu wari ufashe uruhare runini cyane muri korali Ubugingo Bushya. Turababaye cyane kubera igikuba cyacitse muri twebwe mu muryango wacu, kuko twakubiswe n'inkuba umunsi twumva ko habaye impanuka ikomeye idasanzwe. Nubwo nyine impanuka buri gihe ntabwo ibisanzwe, ariko twakubiswe n'inkuba twumvise amakuru. Nkanjye nagize ingorane, niba nabyita ingorane, ntabwo nari ndi hafi inkuru y'akababaro yuko umubyeyi wacu yagize impanuka agahita apfa. Sinayimenye ku gihe. Umwe muri bagenzi banjye Nkuranga yarampamagaye, nari nakoreye kure ntari hafi, nari nakoreye mu majyaruguru mu Gakenke, kuko ibyo nari ndimo gucuranga indirimbo z'abantu nari ndi kumwe nabo, nyine ndi gukorera korali. Arampamagara ko yari amasaha ya repetition, nyine arambwira ngo sinamufashe kuri telefone, ko navuga nti wenda ashaka kumbaza gahunda za korali kurikije amasaha ya repetition ko ageze, ariko sinamufata. Hari n'abandi bantu benshi bampamagaye muri ayo masaha, ariko hari umuntu umwe wampamagaye numva nikanzemo. Ntiyari n'umuririmbyi, ariko yari umuntu usanzwe nzi ufitanye isano na korali. Numva ngizemo nk'akantu ko kwikanga, ariko sinanabitindaho cyane, kuko imvura yari yiriwe uguye umunsi utagenze neza, byatumye bwira ntarangije ibyo nari ndimo gukora ndarayo. Iyo nkuru rero nayimenye mu masaa 3 nyihamagawe n'undi muririmbyi, arambwira ati se bite kutari kuvuga, kuko hari urubuga duhuriraho rwa korali bari babivuzeho, bari no kugenda bavuga nyine ukuntu izo nkuru zagenze, kuko yabonye nta comment nigeze nshyiraho. Nyine arampamagara arambaza ati kutari kuvuga. Ndamubwira nti narindi mu kazi kabaye kenshi, ntabwo nabonye uko mboneka ku rubuga. Ati noneho ntabwo uzi n'ibyabaye. Ntabwo mbizi. Ati ntabwo uzi ko Mama Jane yakoze accident kandi yanapfuye. Hari ibintu bivugwa rero umuntu akagira amatsiko yo kuba wenda yagira ibindi bintu abaza. Nahise numva nta kintu narenzaho. Namubwira na okay, nta kindi twavugaho. Nawe ubwo ahise akuparagenda muri make nta detail yambwiye. Nahise mpinduka ukuntu abantu twari turi kumwe, numva ngize ikibazo, nabo bahita babibona. Cyo kora twari dushoje ibyo twari turimo, turataha tujya hano nari ngiye kurara. Aho ngaho twari turi nyine bahita babona ko nahindutse, habaye ikibazo gikomeye. Hari ukuntu nyine umuntu asa n'uwikarumye, ariko umutima we ntiwakayikaruma ngo bikunde. Ubukomeza gutekereza kuri ibyo bintu kumva ntabwo bikwirwa mu bwonko. Ntabwo mvuga cyane ku nkuru yuko byagenze, kuko birumvikana ko nge ntayizi uko byagenze mu mwanya nyirizina ako kanya bikiba. Ahubwo nashaka kuvuga kuri Mama Jane uyu nguyu turi kuvugaho. Mama Jane kugira ngo aze muri korali Ubugingo Bushya Mama Jane yaje muri korali Ubugingo Bushya bibanje kunyuraho. Ntabwo ari nge wamurokrise ngo aze muri korali, ahubwo kubera ko twari tumaze kumenyana, twari dufite ukundi kuntu twamenyanye, turajya tuganira. Noneho haza kunyegera arambwira ati se, arambaza ati ubundi muri korali nari mbizi ko ayikunda, twajya dukunda kuvugana kenshi. Arambaza ati se, ati abakecuru mwabemera? Ati ni gute, mu buhe buryo? Arambaza ati mwabemera? Arambwira ati nyine nifuza kuba umuririmbyi, ati ariko nyine abivuga asa n'uwikandagira. Ati ntabwo nzi. Ati mbona, ndamubwira nti se kubera iki ntabwo twaba tugize amahirwe? Twaba tugize amahirwe niko namubwiye nti twaba tugize amahirwe turamutse tubonye umuntu mukuru muri twebwe uturuta, kuko twaba tugize umujyanama, twaba tubonye umuntu dufite ibitekerezo ahari wenda n'inama byadufasha cyane. Ariko nabonaga atisanzuye, kuko yaraturutaga twese, nta numwe muri twebwe wanganaga nawe. Ubwo rero nabonaga nyine atisanzuye
usibye ko nyine yabaga afitemo n'ikinyabupfura, abantu bamuzi, mwari muzi ko ari umuntu wubaha abantu cyane, umuntu ugira ikinyabupfura, umuntu mbega ufite umuco, kandi uwo muco yagiye anawudutoza twese abantu bagize amahirwe yo kubana nawe. Icyo gihe rero namumaze impungenge mu buryo bwashobokaga, yabimbwiye inshuro zitandukanye, uko twabonanaga inshuro nyinshi yarabimbazaga, akambwira ati abakecuru mwabemera, ndamubwira nti nta kibazo, ati impungenge mfite nyine turabona ninjye nyine wabo ni muri icyo kigero, ndamubwira nti n'umugisha ukomeye tugize nyine, kubera ko urukundo yari arufite, namumaze impungenge nawe arazishira koko. Atangira kujyaza akadusura akatuganiriza, anatubwira icyifuzo rwose. Abaririmbyi bose bacyakiriye neza, bagisamiye hejuru, koko twari tugize umugisha, ariko tutari twamenye aho atugereyemo. Rero twamubonye nk'umuntu udasanzwe, nibwo twagiye twamenya umubyeyi tubonye n'akamaro azatugirira, kuko yatangiye kujya tugira inama umuntu ku giti cye, atugaragariza urukundo nk'umubyeyi, yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa se yaba ari n'umuryango wose nka korali, kubera ko uburyo yatugaragariye twabonye kuko ahubwo urwo rugingo twaruburaga. Nagiye ngira amahirwe yo kubana n'amakorali atandukanye, ariko najyaga nanabibabwira iyo nasangaga ari korali irimo nk'abasaza n'abakecuru. Hari nk'iyo korali yabaga irimo abantu b'urubyiruko cyangwa se n'abantu basanzwe bakuru, ariko hakaba harimo nk'umusaza umwe cyangwa se umukecuru, ariko cyane cyane umusaza. Iyo korali najyaga mbabwira nti mufite umugisha cyane, kuko mufite umuhannyi, mufite umujyanama. Noneho nagize amahirwe yo kubona noneho umuntu uje natwe twari tumukeneye, ariko uko twamubonye byarenze uko twabyitekerezaga, kuko ngira ngo mu baririmbyi bose bakorera ubugingo bushya nta muntu utavuga umwihariko ku giti cye w'urukundo n'inama n'ibitekerezo mu mageni yaba yaramweretse. Noneho ikindi, yatwegereje umuryango we, byatumye uko yaje n'ubundi uko twungutse n'umuryango. Ikindi ni itorero, kubwo gukunda korera ubugingo bushya n'itorero ryabyungukiyemo, kuko ryabonye umwizera kandi w'ingirakamaro, yaba ari mu bitekerezo yajyaga atanga, yaba ari mu nyunganizi yatangaga, yaba ari muri makeya itorero na korali byabuze umuntu w'ingenzi. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, atari uko bidahari, ariko uburyo bwo kubivuga ntabwo byoroshye kuvuga kuri uriya mubyeyi. Nakunze no kumva rwose nanakwifata singira ikintu mvuga, ariko nanone atari uko mbuze icyo mvuga, ahubwo ari uko mba numva byandenze. Ariko reka mvuge ko nagize icyo kibazo kimara kuba narahungabanye. Ntabwo namenye amakuru nyine ako kanya nk'uko nabivugaga, ariko aho menyeye amakuru neza naje kuyabwirwa na Manuel. Yampamagaye nko mu ma saa 7, kuko iryo joro ryose nta muririmbyi waryamye. Abantu bose bari bahungabanye, wenda bamaze kusa n'abagaruka muri mood, bagasubira mu buzima, batangira no gutekereza neza ku byabaye, ariko nta wari uryamye, bari bacitse ururondogoro. Yarampamagaye rero nko mu masaha, sinibuka n'amasaha neza ko ariko bwari bwije nko mu masaha 7, kuko aho nari nananiwe, nsa n'ufashe n'agatotsi ho gato, ariko ni kwa kuntu umuntu aba asa naho aryamiye amajanja. Gahunda nari mfite nahise nzisubika, ndavuga nubwo mu gitondo ndasubira i Kigali kugira ngo njye kureba ukuntu nafatanya n'abandi kureba uko twakurikirana ibi bibazo byose bikurikiye ikibazo cyabaye. Ariko nk'umutoza akora ubugingo bushya, mbuze urugingo rukomeye, kubera ko reka mvuge ngo kuri discipline, burya umuntu mukuru atanga discipline adashyiramo agahato, ahubwo abikora mu buryo bw'ikinyabupfura, ariko nk'umuntu mukuru agira inzira anyuzamo ibintu kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi, iyo muri kumwe n'umuntu mukuru mubona ukuntu inyifato yanyu irahinduka, kubera ko umuntu wisanzuraga akitwara uko wenda abonye cyangwa se uko abyumva, iyo azi ko ari kubana n'umuntu mukuru hari inyifato atakwifata, atari uko wenda tutakigira ikinyabupfura, ariko ku kigero cyacu hari ukuntu tuba twisanzuye wenda bitari ngombwa, ibyo bishobora kubaho. Nk'umuntu mukuru rero, iyo twabaga turi kumwe, twabaga tuzi ko hari ikintu ashobora kutubwira, twajyaga tumugisha inama cyangwa se akanazitugira nk'umuntu uri kubitekereza. Ntabwo mu mageni yakundaga kuvuga mbere. Abantu tubana muri korera ubugingo bushya barabizi, ntabwo yakundaga kuvuga mbere, ahubwo twaganiraga ibyo tuganira, yaba ari mu nama, yaba ari no muri repetition cyangwa no mu zindi gahunda dutangamo ibitekerezo. Akaza kumanika bwa mbere, yubahaga abantu akorana nabo kandi aturuta, ariko yadufataga nkaho turi abantu bakuru kuri we. Yego ko ku gaciro yaduhaga, yabonaga turi abantu bakuru, yaratwubahaga kandi twe twakagombye kumwubaha kuri urwo rwego. Muri make yacaga bugufi bishoboka, ku buryo uko guca bugufi twabimwigiyeho, tukabona ko natwe dukwiriye guca bugufi cyane
icyo kintu twarakibonye. Muri makeya nubwo tumubuze ariko ntabwo tubuze inama yagiye atugira, tuzazigenderaho uko Imana izadushoboza, kubera ko yasize umurage. Nk'uko bajya babivuga nyine abanyarwanda, buri inzu y'ibitabo irahiye, nk'uko bajya babivuga. Iyo umuntu mukuru baravuze ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye, ariko nanone ntabwo navuga ngo irahiye, kuko igitabo yanditse mu bugingo bushya kiracyahari, kandi tuzakomeza kugisoma, tuzagisomera n'abandi. Kandi ntekereza ko buriya yaranafunguriye abandi bantu bakuru bashobora kuza bakatwiyungaho. Ndatekereza ko nyuma y'ibi ngibi hari n'igihe hari n'abandi bantu dushobora kuzunguka, kuko twari tubakeneye n'ubu turacyabakeneye. Rero ntabwo byinshi nakomeza kuvuga kuri ibyo ngibyo. Reka nihanganisha umuryango, twese uko turi dukomeze kwihangana, Imana ikomeze kudufasha no kudukomeza umutima muri ibi bihe bitatworoheye. Hanyuma ibisigaye dukomeze gukurikiza inama zose tugirwa n'ijambo ry'Imana no kuzigira abandi nk'urugero umubyeyi yatweretse, natwe tugwereka abandi. Ndumva aricyo kintu nabwira abantu mu buryo bwo kubihanganisha. Murakoze. Message rero naho umuryango mu buryo bwo kubakomeza. Umuryango wa Emile ndetse n'umuryango mugari, hari umuryango nyirizina nk'urugo rwe, Papa Jenny n'abana, rwose reka nkakorara ubugingo bushya mu izina ryanjye bwite. Reka nihanganisha umuryango wa Emile ubuze umubyeyi, ubuze Emile, ubuze umufasha, abana babuze umubyeyi wabo bakundaga, wajyaga babera byose. Rwose reka mbihanganije, kandi mbizeze ko kubwo gushobozwa n'Imana tuzakomeza kubaba hafi mu buryo bwose bushoboka, kubera ko baratubaniye, batubereye umuryango, batubereye indahemuka. Kuva mu Mageni yaza na Emile twaramwungutse, kandi byaradufashije cyane. Reka nihanganishe kandi umuryango mugari wabo, afite abavandimwe, afite abavandimwe, hari n'abandi bavandimwe. Reka mwese mwomeze kubihanganisha mwese. Imana ikomeze kubafasha no kubafata mu mugongo, kubera ko niyo ibishoboye. Isomo nababwira ryo kubihanganisha, mwe ko bari nk'abatagira ibyiringiro, kubera ko mu Mana hari ibyiringiro byabakomeza. Kandi twizere ko uwo twabuze niba arasinzire yizeye nk'uko twizera mu ijambo ry'Imana, natwe tukizera, tuzahura umunsi umwe mu gitondo cy'umuzuko, kandi aho tuzahura ntihazongera kuba nk'ibi ngibi byo gutandukana no kuba amarira abantu bahura nayo. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nkuranga Innocent. Ngiye kubabwira gake mu ncamake ku byiriya mpanuka yatwaye umuvandimwe, umubyeyi wacu. Hari kuwa kane ku gicamunsi mu masaha 12:50, ubwo twiteguraga mu masaha yo kujya kurepeta, nibwo nari ndi mu rugo, nza kwakira telefone y'umuhungu tubana mu rugo. Arampamagara, arambwira ati hamagara ku rusengero ubaze nimba anti yahageze. Ubwo anti mvuga ni Mama Jenny. Ubwo naramubajije se habaye iki? Ati hari umuntu bagonze hano ku Mucyo, ndabona ameze nkawe. Ese wamwegereye ukareba neza, ukareba niba ari we? Ambwira ko yangiritse n'isura itagaragara. Ubwo icyo nakoze, nihutiye guhamagara ushinzwe igihe ku rusengero cyangwa se muri korali yacu, kuko nari mbizi ko yahageze. Ndamubaza ntese Mama Jenny yahageze? Nawe ambwira mu buryo bwihuse ati ntaraza. Ndambwira rero Mama Jenny ashobora kuba akoze accident. Hari umuntu umbwiye ko hari ukoreye accident ku Mucyo umeze nkawe, ngiye kuhagera ndebe ko ari we. Ubwo icyo nakoze, nanjye nihutiye guhamagara nimero ya Mama Jenny. Nayihamagaye inshuro imwe iracika, nyihamagara n'inshuro ya kabiri, nyihamagara indi nshuro ya gatatu, nyihamagara inshuro ya kane, inshuro ya gatanu nza kwitabwa n'umugabo n'ijwi rya kigabo. Ambwira ko ari muganga, ahita ambwira inkuru y'incamugongo, ambwira ko ati uyu muntu uri muhamagara amaze kwitaba Imana. Ubwo rero muri ako kanya byakurikiyeho murabyumva, wabaye umugoroba w'agahinda. Navuye mu rugo ntakoze amaguru hasi, ngenda nirukanka koko kugira ngo mpagere, kuko numvaga ibyo mbwiye ntarimo kubyumva, ntarimo no kubyemera. Ubwo narahagiye ndahagera,
nsanga umubiri we uracyari mu muhanda bamaze kumutwikira, ariko ngo nkomeza guhagarara aho ngaho. Ariko ikintu cyaje kunyemeza ko ari we, hari udukweto twiza agira yari afite two mu ibara ry'umuhondo. Nkidukubita amaso nahise mvuza induru, ndavuga ni we nta wundi. Ubwo icyakurikiyeho muri ako kanya, abaririmbyi bagenzi banjye nabo bagiye bahagera gake gake, abahageze bati habaye iki, tukabasobanurira. Ubwo induru ziba induru, amarira aba menshi muri uwo mugoroba. Ubwo ambulance yari iri aho ngaho, bafashe umumotari wari umuhetse bamushyira mu modoka, bamushyiraho amacupa y'amazi, ubwo ni serumu. Hanyuma bazana brancard, baramutera bamukura mu muhanda, bamushyira ku ruhande kuri station neza. Ariko abaririmbyi bagenzi banjye turegerana, dusa n'abamukoraho akaziga tumwegera, kuko ni uwacu muri ako kanya, nta wundi muntu wari uhari wo kumwegera uretse twebwe. Ku buryo hari n'umupolisi watwirukanaga, naje kumubwira mu ijwi rihanitse, ndamubwira uratwirukana ku muntu wacu, uratujyana hehe? Ariko muri ako kanya umupolisi ntago yarazi abo bantu bamuri iruhande ngo ni bande, ariko yarasobanukiwe, aratuza. Duguma ku muntu wacu, dukoma aho ngaho, dukomeza dutabaza, duhamagara impande n'impande, tuza no kumenyesha umuryango. Umugabo we turabimubwira ahantu yarari, yabaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba. Inkuru y'uwo mugoroba yabaye inkuru idasanzwe, yaba kuri twe, yaba ku muryango. Ubwo twagumye tuba aho ngaho, abapolisi bakajya bakomeza batubaza amakuru, yitwa nde, dushakisha amakuru, dushakisha umwirondoro. Ubwo igihe kiza kugera, imodoka ya polisi imwe itwara imirambo muri morgue barahagera. N'ubundi icyo twakoze, twafashe umuntu wacu turamuterura, tumutereka kuri brancard yabo, dufunga imyenda bari bamuzanye kugira ngo tumushyiremo, turaterura tumushyira mu modoka, baramutwara bamujyana mu buruhukiro Kacyiru. Ntago twarekeye aho, ubwo twarakomeje tujya ku rusengero kuvugana gato. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo icyabaye muri uwo mugoroba ku rusengero byabaye ibindi bindi, yari amarira gusa. Mbese twaracanganyukiwe, tubura aho dukwirwa, tubura icyo dukora. Abaririmbyi bacu, ubwo habaye imodoka z'abaririmbyi basanzwe, zabaye nka ambulance ziterura abantu zibatwara zibajyana mu ngo, kuko abantu bacu iyo nkuru yarabashenguye cyane. Mbese biragoye. Ubwo icyaje gukurikiraho, twashatse imodoka, njye na bagenzi banjye batatu, turagenda tujya Kacyiru kuri morgue kugira ngo turebe neza koko ko umuntu wacu bamushyize muri morgue. Ubwo twahahuriye n'umuryango Papa Jane, dusanga bamaze kumushyira muri morgue, ariko umuryango barawukingurira, baragenda baramureba, babona koko buryo yangiritse, nabo bahava bemeje koko ko ari Mama Jane. Ubwo ngubwo turataha, dukomeza ibikorwa by'ibiganiro byo ku kiriyo. Rero ntavuze byinshi, mu ncamake ni uwo mugoroba watubereye mubi cyane, ariko ni umuntu watugiye mu mitima tutazigera twibagirwa. Ni umuntu w'ingenzi mu bugingo bushya, tubuze intwari, tubuze umujyanama, tubuze umubyeyi wacu muri rusange. Rero reka mpenera aha, ngiye kuvuga navuga byinshi bigafata igihe kinini, ariko mu ncamake uwo mugoroba wo ku itariki ya 24 nuko nguko wari uhagaze. Reka nkomeze kwihanganisha abavandimwe, nkomeze kwihanganisha korali ubugingo bushya barizwagamo, umuryango muri rusange, kuko twizera neza ko Imana yakoreye itazamukoza isoni. Muri cya gitondo cy'umuzuko azazukana n'abera, tukongera kubana ubudatana. Murakoze rero, mukomeze kwihangana, tunakomezanya mu mutima mu izina rya Yesu. Anje kubasuhuza abadukurikiye, iteka bahiraho muri hose.
nta kindi dufite cyo kuvuga usibye nyine kiri mu mitima yacu nk'abagize kuri Ubugingo Bushya kubwo kubura umuririmbyi wacu, umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu. Tumufata mu buryo butandukanye bitewe n'uko yari atubereye. Rero urupfu rwe rwaradutunguye cyane, ntabwo ibyo bintu twabitekerezaga cyane nkanjye ko ibyo bisa n'ibyanabaye ndaho ngaho. Nari aho ngaho accident yabereye, hitana nahagera ndabireba ariko sinahita menya uwo ari we. Nyuma aho mbimenye ariko kwiyakira birananira. Byakurikiyeho abo twari kumwe barabizi, byari intimba mu buryo bukomeye. Rero ntatinze, icyo navuga ku mubyeyi wacu, yari umuntu udasanzwe. Gusa njye nkabona ko Imana ifite ukuntu ikunda Ubugingo Bushya kandi twitayeho, kuko kutwohereza umubyeyi nk'uriya mu gihe gito gishoboka, ko ntabwo twari tubanye igihe kinini pe, ariko mu gihe gito gishoboka twari tubanye. Ibyo yadukoreye ntabwo ari ibintu twabasha kuvuga. Ni ibintu birenze, ubona ko hari icyo Imana yari idutumyeho ngo tumwigire, kuko yabonaga ubwo hari uko bitameze neza. Rero Imana ishimwe kubwo ko yamuduhaye, kandi nubwo tubaye tukumva wenda ko inihuse guhita imujyana, ariko buriya hari impamvu, kandi icyo yakoze nitugikurikiza bizatugira umumaro. Rero ni byinshi umuntu yamuvugaho ariko bitewe n'uko hari n'igihe ubura n'uko bivuga. Gusa Imana idufashe tuzaririmbane n'umugambi bwo mu ijuru, kuko icyizere cyo kirahari bitewe n'uburyo buhamya yasize mbere y'uko agenda. Ubona ko Imana yari yabanje kumutegura mu buryo bukomeye. Aba yabanje kuganira nabo, ibyo yababwiraga, kubona ko hari ukuntu Imana yamuteguye n'ubwo umuntu atamenya ibyo ari byo. Rero icyizere kirahari, ibyiringiro birahari ko rwose, kandi tuzi ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Rero Imana idushoboza ahubwo kugira ngo ntazatubure. Imana rero duhana umugisha, kandi dukomeze umuryango we. Tuzakomeza kubana nubwo amageni agiye, ariko ntibivuze ngo ducitse ku muryango we, n'ubundi ni umuryango winjiye muri twe. Tuzakomeza kubana, dufatanye, dushyire hamwe rwose, nta gikuba kizacika cyane, kuko nidushyire hamwe n'ubundi byose bizashoboka. Imana rero tugire neza, kandi twese dukomeze mu izina rya Yesu, amen. Sashimwe. Nimureka dushime Imana itumye tuba tukigejeje kuri uno munsi tugihumeka, kuko nta biguzi twatanze, ahubwo n'ubuntu bwayo. Reka nanjye ngira icyo mvuga ku mubyeyi wacu sinziriye, twari tukimukunze, Mama Jane. Mama Jane ajya kuza muri korali Ubugingo Bushya, twabanje kubimenya tukagenda tubyumva nyine, kuko hari abo yakundaga kugenda aganiriza, ababwira ati umuryango rwose numva nshaka kuwujyamo, ariko tukumva biradushimishije ko natwe twifuzaga umuntu mukuru turuta. Tugize amahirwe rero rwose Imana iramuduha mu gihe gitoya. Ntabwo mvuga byinshi, kubw'igihe gito kiramutse gihari rwose narambura, kubw'umubyeyi wacu, kubw'ibyiza yadukoreye mu mibanire yacu nawe. Yaje muri korali yacu ari umuvunyi, aza aruje kugira icyo akora, ari nk'intumwa y'Imana koko, kuko buri wese yamubonagamo umwuka w'Imana, yewe n'udafite umwuka ahari w'Imana no mu bigaragara n'amaso y'umubiri yabibonaga, kuko yari umuntu udasanzwe, yari umuntu utajya ubabara, yari umuntu ushobora kuba mu ngeri zose, mu bana, mu bakuru, mu basore, mu bakobwa, mu bapapa, mama. Mbese yari umuntu uteye ubwoba. Ngiye ku cyayo giti mbona ko koko yari intumwa y'Imana mu Bugingo Bushya, kandi buriya Imana ibonye ko umurimo yatumwe awushoje, kuko iyo itabona ko awushoje ntago biba byaragenze nk'uko nguko. Bagiye bakomeza kuvuga ku rupfu rwe uko byagenze, ntabwo ngiye mbigarukaho kubw'igihe gitoya, kuko nanjye nagira icyo mbivugaho,
kuko niba ari umuntu wakomerekejwe n'urupfu rwa mama Jane ndimo, noneho byagera kuri madamu wanjye we wabonye n'umurambo we bikamushegesha. Muri make urupfu rwa mama Jane rwankozeho inshuro itari munsi y'imwe, kuko n'uwo wari umuhetse kuri moto nawe ni umuvandimwe wanjye, ubu arwariye mu bitaro i Kanombe, yarashwanyaguritse nawe, umutwe warabyimbye, nta buzima ubona nawe nyine afite, nawe ni umuvandimwe n'umufamiliye wanjye. Ubwo murumva ko ngewe mfite ibibazo birenze uko abandi bose ntari baba babifite. Reka rero nsaba Imana impe gukomera, nsaba Imana iduhe gukomera nka Korali Ubugingo Bushya, iduhe gukomera nk'umuryango wanjye cyane, kandi nsabire cyane Imana yo mu ijuru yumva ifashe uriya muvandimwe we akomeze kumva ubuzima buza, byibura wazabe muzima igihe gikwiriye. Mama Jane rero reka agende, ikibasize tuzacyusa. Hari aho dusize kandi mpamya ko rwose ikivi asize aho akigejeje tuzacyusa. Reka nk'Ubugingo Bushya twiyemeze umurage dusizemo, ibyiza yadutoje, gahunda yadutoje kugenderamo tuzayikomeze, kandi mpamya ko nitugendera ku mpanuro duhaye mu minsi mike twamaranye, korali yacu zatungana kandi ikagenda neza. Urukundo yagize rero rwose yatweretse, natwe tuzarwereka abandi, kandi twiyemeje kuzafatanya n'umuryango we nk'uko abagenzi banjye bakomeje kubivuga. Tuzafatanya n'umuryango we rwose, dukomeze twubaka ubumwe, kandi Imana yo mu ijuru duhe gukomera. Kandi ndakomeza umuryango we cyane ngo bakomere, kuko twese tubuze umuntu, ariko hari umuryango nyirizina. Uwo nguwo niwe ndimo kubwira ngo ukomere cyane, wihangane. Mu gitondo cy'umuzuko mama Jane ndabizi tuzabonana pe, kandi ni ukuri, kuko nkurikije uko yagiye rwose nk'umutahajuru. Kandi Imana yo mu ijuru izatugirire neza, twebwe twese mu Bugingo Bushya n'abandi bose, ntazagire ubura, twese tuzahurira ku nyanja y'ibirahure. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Sashimwe. Amazina yanjye nitwa Kayitesi Fiona, benshi banyita Mama Makita, ndi umuririmbyi wa Korali Ubugingo Bushya. Muri aka kanya mfite umubabaro mwinshi utanyoroheye, kuko kubura inshuti yanjye, by'umwihariko ku giti cyanjye ni inshuti yanjye, nubwo ari umuririmbyi muri rusange, ariko nk'umwihariko wanjye mfite. Mama Jane yari naravuga ngo inshuti, naravuga ngo umubyeyi, yari byose, kuko niwe muntu waje mu buzima bwanjye mbona ko pe ashaka kububamo, kuko uko byagendaga kose umuntu wese washaka kumwereka ko adashaka ko babana yabimwinjirizagamo we ku giti cye, ko yagira umubyeyi ugira urukundo rudasanzwe. Rero aka kanya pe mfite intimba nyinshi, ndetse n'abagenzi banjye duhuje ikibazo cyo kubura inshuti yacu magara. Akanya ntabwo tworoheye, ariko hamwe n'Imana nyine tugomba gukomera, kuko byose bigomba kubaho tukabyakira, ko hari ikintu nyine mu buzima utahagarika. Umuntu afite uko agihagarika biba byarabaye, ariko ntabwo byakunda. Uriya munsi rero wabaye mubi, uriya mugoroba, ubwo batubwiraga inkuru y'uko umubyeyi wacu ashizemo umwuka. Njyewe ntabwo nahise numva ari byo, ntabwo numvisha ari byo, kuko nta gihe kinini cyari giciyemo twavuganye, yari kumbwira ukuntu ari buze kurepeta, ariko kuko ntamenyereye ko ajya apfa no gutega moto, nabanje kugira ngo wenda uwo muntu ari kwibeshya, ariko nyine maze kumenya ko ari byo, ari Mama Jane wanjye, numvishije
binyangirije umutima, ariko nyine uko bukeye n'uko bwije kuko tugomba kwakira ibintu byose bigenda biza. Rero mu Mageni dufitanye amateka maremare, aza muri korali pe, mu bigaragara nyine twumvaga nyine wenda atazaba umuririmbyi, tukavuga ati wenda tuzamugira umumambure, ariko nyine uba hafi ya korali cyane kuko n'ubundi yazaga buri munsi repetisiyo akazitabira akanadutanga kuzinduka turi batoya, ariko we akaza. Rero aza muri korali twabonaga wenda atazabishobora dukurikije n'imyaka ye, ariko we umuhati yari afite n'ukuntu yakundaga korali byaradutangaje cyane. Aza muri korali arwana intambara nyine zo kugira ngo yakirwa umuririmbyi, ariko niyo yaba na mbere ataranakirwa nta kintu na kimwe cya korali atitabiraga kandi akaba nyambere. Ibyo rero byaduteye natwe kubona ari umuntu udasanzwe, abamwakira bamugize umuririmbyi, niwe muntu wakoraga stage ukabona rwose arahimbawe biramushimishije, natwe tukumva turishimye. Rero ikintu kimbabajije cyane kikanshengura n'ukuntu twajyaga tugirana gahunda na Mama Jane. Twari dufitanye gahunda ku wa gatatu mbere y'uko repetisiyo iba, ko turepeta ku wa kane. Ku wa gatatu arampamagara arambwira ati Sefiyo uri hehe? Ndakunda kumamagara akambwira ati Agafiyona kanjye arambwira ngo uri hehe noneho kuko ufite ikibazo, ngo tujye muri ya gahunda yacu. Rero tujya gahunda y'amasengesho, tukagenda nyine tukiriza tugasengera ahantu. Noneho arambwira ati se uri hehe? Ngo tugire muri ya gahunda yacu, ko ati noneho mfite ikibazo kindemereye, ati mumfashe. Tujyana n'undi mama witwa Marcel, nawe ni umuririmbyi wacu, turi batatu. Noneho ndamubwira ati ngende ku kazi kandi ndi kubona nafite umuntu masigaye n'umukiriya nari negereje, ntabwo nzi igihazira, basi hamagara Marcel mwe mugiyeyo, njye nibinkundira nanjye ndahabasanga. Nuko arakupa nyine ahamagara Marcel nawe yari arwaye, aramubwira ati nanjye sibikunda. Arongera arampamagara then arambwira ati Marcel nawe ndamubuza. Noneho ndavuga si koko tubigenze gute? Arongera arakupa yumvishe narafata umwanzuro, buri ahacaho undi mwanya ndamubaza se Mama Jane noneho kuri kumamagara cyane byagenze gute? Ahita ambwira ati noneho mbikubwire, ati kuko ndi kubona utari buboneke, reka nkubwire ikibazo mfite. Ati hari umuntu wambabaje, ati ubu ati yankoreye ikintu gikomeye, ati bari gushaka ko mvuga nabi. Ati kandi rwose Fiyo, ati sindi buvuge nabi, ati bari gushaka kuneza Satani, ngo Satani atume mvuga nabi. Tugatera Mama Jane umuntu wagucumuje mbabara umwihorere, ntuvuge nabi rwose, ahubwo genda usenge, genda buri ahantu wisengera Imana, nanjye nubwo ntaje ngo dufatanye ariko ndakomeza nkuzirikane gushyira imbere y'Imana. Ambwira ati ni nacyo gitumye nguhamagara, ati rwose ati unsengere. Ndavuga ati rwose ndabikora. Ubwo uwo munsi nyine urarangira, burakeye bukeye nyine ku wa kane mu gitondo arampamagara nyine arambaza waramutse gute. Inshuti yanjye yo ku mutima ku buryo banza yarampamagaraga na buri munsi. Ndavuga ati ndaho. Arambwira ati ndumva nyine meze neza, ati nanjye ati abantu baba bashaka ko mvuga nabi nabihoreye. Ndavuga ati Imana ishimwe, ati ubwo naho muri repetisiyo. Ndavuga ati sawa. Ikintu cyambabaje n'isaha kikaba gituma numva Mama Jane atazaba mu mutwe wanjye. Urumva nari ndi mu nzira nza kurepeta, umuririmbyi mwarampamagara arambwira ngo uzi ko Mama Jane ngo akoze agisida ngo apfuye. Nawe yampamagaye ari kurira. Ndavuga ati se Mama Jane iwuhe? Arambwira ngo Mama Jane, si yambwira ngo Mama Jane iwuhe? Ndamubwira ati nyine bimbwire neza.
aravuga ngo mama Jeni wacu, ndavuga ati ntago ari we, ndavuga ati mama Jeni ntago ari we, ntago ajya atega moto, ati ndavuga ati kubera ko papa Jeni aza kumutwara niyo ataje azana na Serine bakaza n'amaguru cyangwa bagatega n'igare, rero ntago ari mama Jeni. Noneho mba sinakupa na telefone nyine nyigumisha ku gutwi, ariko nkumva ndimo gutetera, nkumva ibyo bintu sibyo. Noneho mbona telefone z'abarembye zitangiye kumpamagara, simpamagara, barambwira ati mama Jeni yapfuye, buri wese ari kurira. Nari mpagaze iruhande rwa kaburimbo mpita ngwa mfukamye no ku mavi, ngo narakobotse. Numva ibyo bintu ntabwo ari byo, numva biranshobeye. Ngize amahirwe mpita mbona umuririmbyi wo muri Babwire Yesu amalifuti, ndaza ngeze ku rusengero, naje numva natangiye guceceka. Yagiye nyine we yari yanabonye agisida, ariko nawe ntiyamenya ko ari umuririmbyi wacu, kuko ngo yari yangiritse bikomeye, ntabwo umuntu yari kumumenya. Ariko ngo yikurire nyine umumotari mu nzira azitaza, turahora nyine agenda ambwira, ariko nawe nyine ubona byamushobeye. Ngeze ku rusengero, buri wese nyine ndumva akajya ambwira ati mama Jeni, atekereza mama Jeni, nkumva ntabwo ari byo. Ariko nyine nta kundi byagenda, ubwo igihe cy'isaha y'Imana nyine iba yageze. Imana yo mu ijuru ikomeze imitima y'abababaye. Umubyeyi wacu yaragiye, nzi ko ari benshi abereye umubyeyi muri korari, inshuti arafitemo abavandimwe, bambwira ati rwose imitima yacu uko imeze ntabwo twashobora kubivuga, yaba Sandrine yaba Pasi, bambwira bati urabizi ko ari mama wacu twese, ariko ukuntu tumeze ntabwo twashobora kubivuga. Mbese ati ku mitima yacu uko mama Jeni yatubereye urabizi, ati rero mbese nyine tuvugire ko nta kindi dufite cyo kuvuga usibye urukundo twamukundaga. Imana yo mu ijuru basi izaduhe ntiyaduha 1/2 cy'urukundo rwa mama Jeni. Basi wenda byinshi yakoze, basi tugerageze tugire aho natwe tugere ikirenge mu cye, kuko ibyo yakubwiraga byose byabaga ari nko yashaka kubitwigisha, kuko yabonaga nta kintu na kimwe twibitseho pe. Yabonaga rwose tujugunyanze turi aho, basi akabikora nk'umubyeyi mukuru kugira ngo arebe ko twabyiga, kugira ngo arebe ko byibuze twamwigiraho tukagira aho dufatira. Wasangaga ahinda, wavuga nawe akenda nko kukwica, akavuga ati ibyo bintu iyo ni Satani. Bahise icyo nasorezaho ni ukwihanganisha abaririmbyi bagenzi banjye, kwihanganisha umuryango, papa Jeni, inshuti yanjye yambonaga akambwira ati Fiyo we nusuhuza inshuti yawe mama Jeni, arazi. Imana yo mu ijuru mu mutima wo kwihangana abana, nta kindi. Murakoze.